muraho neza tubaye ikaze kuri PHILO. Uyu munsi ni tariki ya mbere Mutarama 2026. Dutangiye umwaka mushya wa 2026. Turabifuriza kugubwa neza muri uyu mwaka. Turabifuriza kugira amahoro y'Imana ndetse no kugira amahirwe muri uyu mwaka wa 2026. Turabifuriza gutunga no gutunganirwa. Turabifuriza kugira ubuzima buzira umuze. Natwe turabyifuriza. Tujye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ese amazina bita umwaka mushya hari icyo ahindura ku buzima bw'umuntu cyangwa se bw'abantu? Ese abantu bita umwaka ayo mazina babiterwa n'iki? Ngira ngo murabyumva iyo dusoza umwaka, by'umwihariko ku baraye mu makesha mu nsengero hirya no hino ku itariki 31 2025 muri iryo joro rishyira ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka dutangiye 2026. Mwagiye mwumva abayobozi b'amadini ndetse n'abayobozi b'amatorero abenshi bagiye bita amazina uyu mwaka tugiyemo. Si uyu mwaka wonyine, n'indi myaka yatambutse hari imyaka bagiye bita amazina, bakavuga bati urugero uyu ni umwaka wo kwaguka, uyu ni umwaka wo gusarura, uyu ni umwaka w'ibisubizo, uyu ni umwaka wo gukemurirwa ibibazo, uyu ni umwaka wo kongererwa, uyu ni umwaka wo gusubizwa ibibazo byose umaze igihe usengera utashubijwe mu myaka yashize uzabisubizwa muri uyu mwaka, uyu ni umwaka w'iterambere, uyu ni umwaka wo gukira indwara n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Ese ibyo bintu nibyo? Ese koko baba babibwiwe n'Imana nk'uko bamwe babivuga? Bigenda gute? Ibisubizo turabibona hano muri iki kiganiro. Ese ubundi ibyo bintu bijya bisohora, bijya bibaho ku babyizera? Nabyo turabirebera hamwe muri iki kiganiro. Tuba mu mwaka, ntabwo umwaka utubamo. Icyo kintu abantu bakwiye kugisobanukirwa. Twebwe abantu tuba mu mwaka, ntabwo umwaka utubamo. Ni nayo mpamvu iyo kigeze tukava muri iyi si tuba tuvuye muri uwo mwaka. Niyo mpamvu kenshi ku misaraba ku bantu bapfuye cyangwa se bitabye Imana, biterwa n'uburyo byita, usanga banditseho itariki umuntu yavukiyeho n'itariki apfiriyeho. Ne itariki, décédé itariki, born kuri iyi tariki, died kuri iyi tariki. Itariki igihe yavukiye, igihe yapfiriyeho. Ni ukuvuga ngo iyo upfuye niyo tariki yawe ya nyuma. Bivuze ngo ubwo umwaka uba uwuvuyemo, ariko uwo mwaka wo urakomeza. Ibyo tugeraho, ibyo twunguka, nitwe biturukaho ahanini, cyangwa se bikava ku bandi bantu nkatwe cyangwa se ku bidukikije. Ntabwo tubivana mu mwaka, tubibonera muri uwo mwaka, ariko ntabwo tubihabwa n'umwaka. Ubona igihembo ari uko wakoze, ubona umusaruro ari uko wahinze. Ibyo byose bibera mu gihe twita umwaka. Ibyo tubona ntabwo tubikesha umwaka turimo, ahubwo tubikesha imbaraga twakoresheje, zaba iz'ubwonko cyangwa se iz'umubiri. Niyo mpamvu nyuma y'uko umuntu acumuye ku Mana, Imana yamubwiye ngo uzabona icyo kurya cyangwa se umugati ari uko wabize icyuya. Bivuze iki? Uzabona icyo kurya ari uko wakoze. Mu Batesaloniki ba kabiri ibice 3 umurongo wa 10 haravuga ngo, harimo amagambo avuga ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye. Ayo namwe mu magambo usanga mu mirongo igize icyo cyanditswe, ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye. Ahandi bakatubwira ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Kimwe n'ayandi magambo menshi tuzi. Aya yose icyo asobanura ni iki? Asobanura ko hari icyo dusabwa gukora kugira ngo tugire icyo duhabwa, kugira ngo tugire icyo tubona. Ntabwo ibyo ubona uzabibona kubera ko wabihanuriwe. Ntabwo uzabibona kuko ari umuntu wakubwiye ngo ibingibi ndabiguhaye, ibingibi ndabikwaturiyeho uzabibona. Uzabibona binyuze mu nzira eshatu: mu gusenga, mu gukora,
mu kuba wabihabwa. Ariko ibyo byose n'ubundi ubikora usenga. Niba usenga uzasenga ariko unakore, uzasenga ariko unashakisha. Ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Ntabwo usarura icyo utabibye, hagomba kubaho kubiba kugira ngo habeho gusarura. Ibi rero bikaba bitugarura kuri cya kibazo twahereyeho. Ese ababivuga baba babigwiwe n'Imana cyangwa nibo babyibwira? Ntabwo hano twavuga ngo igisubizo ni yego cyangwa ni hoya. Birashoboka ko ari byo cyangwa se atari byo, kubera impamvu nza kubabwira. Kubera iki mvuze ibyo? Icya mbere ni uko hari abantu benshi batajya basubizwa ibyo bintu. Ni na bake cyane twumva bavuga ngo twabwiwe ibi tugera kuri ibi. Abantu bahora mu bibazo n'ubundi mu gihe cy'umwaka kandi barahanuriwe. Bahora kuri baba pasiteri, kuri baba padiri, simbizi niba nabo babikora, kuri baba bashumba, kuri baba ndi y'amatitire yose, n'ubundi babasubira imbere babwira ngo babasengere bari mu bibazo, babasengere barwaje, bagire gute, kandi nyamara barabwiwe yuko ibisubizo bazabibona. Bahora bashakisha akazi, mu dusengera akazi, ubushomeri, iyo bahamagaye abashomeri n'ubundi barahaguruka. Abarwayi barahaguruka hafi urusengero rwose. Abafite ibibazo n'ibigeragezo hafi urusengero rwose rurahaguruka. Kandi nyamara barabwiwe mu ntangiriro z'umwaka yuko uwo mwaka ari ibisubizo rwose by'ibibazo byose batabonye. Impamvu tutakwemeza cyangwa duhakane ko ibyo umuntu avuga ari ibyo yabwiwe n'Imana nuko iyo aje akavuga ko yabibwiwe n'Imana, aho Imana iba yamusanze bimubwira ntabwo tuba duhari. Aho Imana iba yamusanze imuha ubwo butumwa ntabwo twebwe tuba duhari. Ntabwo uri umuhamya wabyo, sindi umuhamya wabyo, wumvise ngo Imana yamubwiye ibi n'ibi n'ibi nawe ukaba wabyemeza. Ashobora kubivuga koko ari Imana imuyoboye, simbyanze. Ariko hari n'igihe abivuga ari amarangamutima ye, hari n'igihe abivuga kubw'izindi nyungu tugiye kurebera hamwe muri ibi bintu uko ari bine. Icya mbere, abenshi babivuga kuko bazi yuko nibyo muba mutegereje. Ni nk'umuntu wumva arwaye akajya kwa muganga, ariko mu by'ukuri nta burwayi afite mu mubiri, ariko arumva we ameze nk'aho arwaye. Muganga akamupima, agakora byose, akabona nta burwayi afite, ariko wa muntu agakomeza kumumvisha yuko arwaye. Icyo umuganga azakora ni iki? Azakwandikira ikinini, ariko mu by'ukuri kidafite icyo kiri buze gukora mu mubiri wawe, kuko we yarangije kubona yuko utarwaye. Cyangwa azakubwira ati kora gutya, nywa ibingibi, rya ibingibi, kora ibingibi, ariko mu by'ukuri we yamaze kubibona ko utarwaye. N'abandi rero ni uko, kuko bazi yuko mu gihe umwaka tuwushoje abantu baba bakeneye kumva ngo ni iki umukozi w'Imana ari buvuge, nawe agomba gushakisha icyo ari bukubwire. Iyo ni impamvu ya mbere. Icya kabiri, impamvu ya kabiri, barashaka kugaragaza ko ari abakozi b'Imana bakomeye baganira n'Imana ku buryo igomba guhora ibaha ibyo babwira abantu. Ni ukuvuga ngo abashaka kukwereka ko ngenda umukozi w'Imana, mvugana n'Imana, kubw'iyo mpamvu ngomba kugira icyo nkubwira nkakwereka yuko Imana yamvugishije, ugakomeza kunyemera nk'umukozi w'Imana, ugakomeza kunyumvira no kunyubaha no kumfata nk'umuntu udasanzwe ukomeye. Icya gatatu, babikora mu buryo bwo kwiyegereza abantu, bwo gukurura abantu, bwo kugwiza abayoboke. Ndi kuvuga bamwe muri bo, simvuga bose. Icya kane, ni uburyo bwo kubona andi mafaranga, kuko benshi bazakubwira ati ibi byose Imana ivuze hari ituro ugomba gutanga ryabyo ridasanzwe. Azongeraho ijambo ngo ridasanzwe, ituro ridasanzwe. Azakubwira ngo ari igitambo, azakoresha ijambo igitambo. Azakubwira ngo hari inyatsi zigomba kuva mu nzira kugira ngo byose bikorwe, birasaba ituro ridasanzwe. Ndetse bamwe banabateguza mbere y'igihe, nk'icyumweru kimwe mbere cyangwa ibyumweru bibiri mbere cyangwa se ukwezi, babateguza yuko mugomba kuzategura ituro ridasanzwe muzazana kuri uwo munsi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ukeneye amaturo adasanzwe gukuraho ibyaha, kuko dukurwaho ibyaha, dusubizwa ibibazo no kwizera Yesu Kristo. Yesu Kristo yatubereye igitambo kizima, kuko ugiye kureba niyo mpamvu yazanye Yesu, ni ukutubera igitambo, akadupfira ku musaraba kugira ngo ducungurwe, tubabarirwe ibyaha byacu. Yikoreye intimba zacu n'ibibazo byacu. Kubera iki utanga amafaranga? Ntabwo amafaranga agura agakiza. Agakiza ugahabwa kubwo kwizera, n'ibindi nuko.
ariko umuntu ngo muzatange ituro ridasanzwe kugira ngo ibyo mbabwiye mubihanurire mubibone. Ibyo bintu se bisobanuye iki? Ibyo byose ni ibintu bigenda bikwereka, byagombye kukwereka ko harimo akantu kihishe inyuma y'ibyo bintu umuntu arimo kukubwira. Ikindi ni uko ngira ngo mbabwire ngo ibyo uzabona byose muri uyu mwaka wa 2026 uzabibona kuko wabihagurukiye, uzabibona kubera ko wabishatse, uzabibona kubera ko wihaye gahunda, wihaye discipline. Niba ari ibiro ushaka ko bigabanuka, hari discipline uziha, hari imyitozo uzakora ngororamubiri, hari ibyo kurya runaka uzagabanya, hari ibintu uzakora, hari lifestyle uzadopta kugira ngo ugere ku ntego yawe. Niba ari ubumenyi ushaka, uzafata umwanya usome, uzafata umwanya wige, ntahandi ubumenyi buzaturuka. Niba ari inshuti ushaka, uzazishakisha, uzaharanira uburyo wagira inshuti, hari ibyo ugomba gukora. Niba ari umubano mwiza ushaka n'abantu, uzawuharanira, uzatera intambwe. Hari uburyo uzitwarira, imyitwarire uzahindura kugira ngo wubake wa mubano ukomere. Byose biri mu maboko yawe, biri mu biganza byawe. Niyo mpamvu nakubwiye ngo usaba uzahabwa. Nakubwiye ya mirongo yose cyangwa se ariya magambo nakubwiye mbere dutangira. Ntabwo ibyo wabwiwe rwose se ukuguca intege ari byo uzagenderaho muri uyu mwaka ngo ukunde ubibone. Hari ibyo ugomba gukora, hari umubano ugomba kubaka hagati yawe n'Imana, hari ibyo ugomba gukora ukoresheje bya bindi Imana yaguhaye, bwa bwonko Imana yaguhaye, ya maboko Imana yaguhaye niba uyafite, ya maguru niba uyafite, icyo ari cyo cyose Imana yaguhaye ushobora kukifashisha kugira ngo ugire icyo ugeraho. By'umwihariko noneho wa mwanya uzaba ufite, igihe cyose uzaba ufite. Niba ari uwo mwaka uzagira amahirwe ukazawusoza uyu mwaka turimo 2026, ni ukuvuga ngo muri uwo mwaka uzawukoreshe neza, uzakoreshe neza igihe cyawe. Tuzagira ikindi gihe tuganire, niba ari uyu munsi cyangwa se ejo, tuganire ku bintu bishobora kutwiba amahirwe yacu cyangwa se ibintu bitwiba umwanya dufite, kandi nyamara uwo mwanya twagombye kuwukoresha ukatubyarira umusaruro. Sinanze ibyo wabwiwe n'uyoboye idini urimo, itorero urimo, cyangwa se ahantu wagiye gusengera, guteranira mu mpera z'umwaka. Simbyanze, sinkubwiye ko atari byo kuko sinari mpari nkuko nabikubwiye abivuga, ariko icyo nkubwiye cyo nzi neza ntashidikanya, mfitiye na gihamya, nuko ibyo byose nta kintu bikora iyo wowe ntacyo ugize icyo ukora. Ntabwo rwose uzasubizwa, ntabwo hari ibintu bidashoboka. Ni nk'uko wavuga ngo ugiye gukinira mu byondo cyangwa ugiye kugendera mu byondo ngo noneho ngo ukomeze use neza, cyangwa uranyura mu mvura ngo noneho ngo ubure kunyagirwa cyangwa se imyenda ibure gutoha. Hari ibintu bigomba gukorwa kugira ngo ibindi nabyo bibeho. Ayo ni amategeko y'isi, ni universal law. Ibyo ni amategeko, ni amategeko ya nature, ni loi ya nature, ni ibintu niko bikozwe, niko bigomba kugenda. Hari ibyo usabwa kugira ngo ugire ibindi ubona. Benshi barabihanuriwe, ibyo barabibwirwa, ariko ugiye kureba benshi usanga umwaka wararangiye ahubwo barasubiye inyuma kurusha naho bahoze mbere y'umwaka warangiye. Abandi bahuramo n'ibihombo bikomeye kandi barahanuriwe ibyo ngibyo, bari bahari, barasenga, yewe baranarira, yewe bavamo banafashijwe bavuga ko bafashijwe. Hari ibyo usabwa gukora, hari discipline usabwa, hari ibyo usabwa kubiba. Wigendera ku byo wabwiwe, gendera ku byo ugomba gukora. Nawe uzi neza ko ugomba gukora, ukavuga uti ninkora gutya ndagera kuri ibi. Wigendera kuri ayo magambo ubwirwa, kuko bamwe babiprofitiramo muri izi ntangiriro z'umwaka. Reka tubahanurire kuko buri wese abashaka, bafite amatsiko. Ni nko kujya ku mupfumu gushakisha icyo mupfumu akubwira uko umwaka uzaba umeze. Ibyo rero bizarangira akubwiye ibintu bijyanye n'amarangamutima ye cyangwa se bigushimisha, ariko ibyo siyo logique, siko kuri. Reka dusoreze ahangaha tubashimira ko mwabanye natwe, tubashimira ko mwakurikiye iki kiganiro kuri PHILO, tubasaba kuzabana natwe muri uyu mwaka. Mukore share, mukore na like kugira ngo ikiganiro
kigere kuri benshi, mugisangiza abandi. Wakora subscribe niba utarayikora kuri PHILO kugira ngo ibiganiro byiza turimo kubategurira muri uyu mwaka, ibyo turimo gutekereza, uburyo bw'imikorere bushya bwo kubagezaho ibiganiro bijye bibageraho kandi bibagirira umumaro. Mugire ibihe byiza, mukomeze guhirwa mu byo mukora byose.